iyo utekereza ibintu bitandukanye, uyu mubiri uhinduka turu, igikoresho cyo kuza gusohoza amarangamutima yawe. Iyo amaze kuzura atangira kuyobora amaboko yawe, atangira kuyobora amaguru yawe. Niyo mpamvu turimo kwiga ijambo ngo ita neza uburyo utekereza. Ita mu buryo utekereza. Nurangara mu buryo utekereza, uzaba urangaye ku hazaza hawe. Imana nishimwe cyane. Ingo zasenyutse n'izuhora ukuru amakuru yazo. Gaburira information ubwonko bwawe zikwiriye, zigaburira ahazaza hawe. Kenshi na kenshi ayo makuru wumva ntago agarukiraho. Nimba turimo kubiba mu mutima wawe, nimba turimo kubiba mu bwonko bwawe, izarangira ikoresha imibereho yawe. Uko umuntu atekereza niko ari. Biravuga ngo igisesekaye icyuzuye umutima gisesekara ku munwa. Ibigaragara inyuma biba byahereye mu mitima yacu, mu bitekerezo byacu. Uyu munsi none urangajwe n'iki? Nahe makuru wari utega amatwi? Nutega amakuru y'ino ntambara ukumva ngo barateye batereye ahangaha, batatse ahangaha, batatse ahangaha, igihugu cyacu cyabaye mu kaga, iminsi yose uzaba urimo gutungisha ubuzima bwawe ubwoba. Ntabwo uzabasha kugira iterambere ukora ry'ahazaza. Iminsi yose uzahora urimo kwitekerezaho nk'umuntu uri mu kaga n'umubabaro. Bikagaragara ko hari icyo utanga mu bantu, bikagaragara ko hari icyo umariye abantu, bikagaragara ko uzaba umugore uzubaka urugo rwiza rw'umugisha. Uyu munsi uraharatana ngo ujye kurongorwa, uragenda urinde, uracyari mu bigare, nugera mu rugo bigare biza. Uragenda urinde, uracyajya muri boîte no kurara ubyina mukabyina, nugera mu rugo uzabyifuza. Banza witegura ugomba kuba we, banza ubyitoze ku manywa na nijoro, banza. Haleluya. Nongeye kubasuhuza abakundwa bene data. Nanone uyu munsi Imana iduhaye umugisha kugira ngo twongere kubana namwe, kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana kuri uyu muyoboro wa Gospel Harvest Network. Nanone muracyari kumwe na Pastor Lambert. Imana ingiriye ubuntu, impaye n'umugisha wo kuza kuba imbere yanyu tuganira iri jambo ry'Imana Imana ashyize ku mutima wanjye. Munyemerere tubanze dusenge kugira ngo Imana ibashe kutuyobora muri iri jambo, ribashe kugira imbaraga zo kubasha gukiza no guhumuriza no gukora ibitangaza, kuko ibyo byose bikorwa n'Uhoraho. Mana, ndagushimiye kubwira ijambo ryawe ryiza. Reka uyu mwanya uko mpagaze muri uyu mwanya ntaba ari nge, ahubwo ubere mikoro we wivugire. Uyobore imiyoboro y'ubwenge muri njyewe kugira ngo ufashe imitima y'ubwoko bwawe, umpe igikundiro imbere y'ubu bwoko bwawe. Uzumva rino jambo wese ntazaba ari nge abona, ahubwo azabone wewe Kristo. Ndagushimiye ko ubyumvise, ni mu izina rya Yesu mbisabye nizeye, amen. Murakoze cyane. Uyu munsi mfite ijambo riri ku mutima wanjye numva nifuza kugira ngo tuganire, rivuga ngo ita ku buryo utekereza. Ita ku buryo utekereza. Ni ijambo rikomeye. Imitekerereze yacu nizo mbaraga zacu. Iyo utekereza nabi ubaho nabi, iyo utekereza neza ubaho neza. Ubushobozi bwacu bwose nk'abana b'abantu Imana yabubitse mu mitekerezo yacu. Nizo mbaraga zacu, nibwo bushobozi bwacu. Reka turebere hamwe ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niryo rituyobora, rikabasha kuduha icyerekezo kizima kugira ngo tubashe kuganira iri jambo. Munyemerere turebere hamwe ijambo riboneka mu Baroma 12, tuhera ku murongo wa 2. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana rihari kugira ngo twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Haravuze ngo, kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose, mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza, bishimwa kandi bitunganye rwose. Imana nishimwe cyane. Iri ni ijambo ryiza. Reka nongere ndisome. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose, mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo kuyikora, ari byo byiza, bishimwa kandi bitunganye rwose. Guhinduka ko mu mutima, gutungana ko mu mutima ni ikintu cy'ingenzi. Umutima wacu cyangwa se ibitekerezo byacu nicyo cyicaro cy'ubugingo bwacu.
nicyo cyicaro cy'imbaraga zacu, nicyo cyicaro cy'uburyo bw'imibereho yacu ya buri munsi. Mbere yo kugira ngo Imana igire icyo ihindura ku mwana w'umuntu, ikorera mu mitekerereze ye. Mbere yo kugira ngo Satani abashe kugira ibyo akoresha umwana w'umuntu, ahera mu mitekerereze ye. Ntabwo Imana ihera ku maboko, ntihera ku maguru, ntabwo ihera mu bikorwa, ahubwo ihera mu bitekerezo, ihera mu mutima. Na Satani niho ahera. Ibikorwa byose tubona muri iyi si ni ibitekerezo by'abantu, ni imbaraga z'ibitekerezo by'abantu, byaba bibi cyangwa se byiza, byose byahereye uko abantu batekereza. Kandi uko utekereza gushobora guhindura abandi bantu benshi, gushobora kubahindura mu buryo bwo kubangiza cyangwa se kukabahindura mu buryo bwo kubahesha umugisha, kubagira beza. Niyo mpamvu uyu munsi nishimiye kugira ngo nganire nawe kwita ku buryo utekereza. Mu magambo make, ujye urinda imitekerereze yawe, umenye neza uburyo utekereza mbere y'ikintu icyo ari cyo cyose. Ibitekerezo byacu bishobora kuguha ejo hawe heza, ibitekerezo byawe bishobora kuguha ejo hawe habi. Niyo mpamvu uyu mwanya none aha ngaha Bibiliya itugira inama. Ijambo ry'Imana, Imana yaduhaye inama ivuga ngo twe kwishushanya n'ab'iki gihe, dutekereze rwose duhindutse mu mitima yacu, ibe mishyashya. Imitima yacu igomba kuba mishyashya, ihindurwa mishya n'ijambo ry'Imana. Imana nishimwe cyane. Satani yagiye ntago intwari ikomeye cyane Satani akoresha yo kuturwanya ari ibibazo duhura nabyo biza by'ibigaragara twabonye. Intwari ikomeye Satani aturwanisha niyo gufata ibitekerezo byacu. Hari ibintu bibiri Imana yashyize imbere y'umwana w'umuntu, kuko yari yizeyemo muri we imbaraga zidasanzwe kandi zishoboye. Imbere yanjye nawe hari ibintu bibiri Imana yahashyize. Yahashyize amahitamo. Amahitamo ahera mu mitekerereze. Iravuga ngo shyize imbere yawe inzira ebyiri, inzira y'ubugingo iganisha mu bugingo bw'iteka ryose kandi ari nayo nzira y'umugisha, inzira y'umuvumo ari nayo iganisha mu rupfu. Iravuga ngo ngaho nimuhitemo. Amahitamo yanjye angira uwo ndiwe, amahitamo yawe azakugira uwo uriwe. Imana itegereje kugira ngo ihe ingororano amahitamo yawe. Imana ikeneye kugira ngo ikorane n'amahitamo yawe. Satani nawe akeneye kuyobya amahitamo yawe. Amahitamo yacu ahera mu mitekerereze. Dufite uburenganzira bwabyo. Urwo rufunguzo ni urwanjye nawe. Imana ishimwe cyane. Hari igihe tubwira Imana ngo Mana kora ibitangaza, ariko Imana yakwitegereza igasanga nta rembo twafunguye ryo kugira ngo ikoreremo ibitangaza. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Rero imitekerereze nicyo kintu cya mbere Satani yataka. Satani yataka Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni, ntabwo yaje afite intwaro, nta mbunda yinjiranye muri Edeni, nta nkota yinjiranye muri Edeni. Yinjiranyeyo umwuka w'uburyarya ugiye kuyobya imitekerereze yawe. Satani ntago akeneye kugira ngo arwane nawe ibintu birebire cyane. Akeneye kubiba imbuto imwe mu bwonko bwawe cyangwa mu mutima wawe, iyo yonyine ikaba irimbura ubuzima bwawe, ugasigara wirimbura yagiye no ku ruhande. Umwanzi ukomeye cyane ntago ari abadayimoni, si Satani. Umwanzi ukomeye cyane dufite ni uburyo dutekereza. Iyo dutekereje nabi biduhindukira, birimbuza ubugingo bwacu. Si buri kimwe cyose kije mu bwonko bwacu kugira ngo tugihe agaciro. Imana nishimwe cyane. Ubwonko bwacu cyangwa imitima yacu ishushanyijwe n'umurima. Umurima buri mbuto yose ubibamo bizabyara umusaruro. Reka tubare ko abahinzi babiri bahawe imirima imwe, bahabwa ahantu hamwe mu gice kimwe mu butaka bumwe, ariko bahabwa imirima itandukanye. Umuhinzi umwe arazinduka ateramo imbuto ze nziza, muri wa murima we arawuhinga ateramo imbuto ze nziza. Ubutaka ni bumwe ndetse na season ni imwe, n'igihe cyose barimo ni igihe kimwe, kibi cy'imvura kibi cy'izuba. Arangije umuhinzi umwe atera imbuto nziza, aragaruka aza kuzuhira, aragaruka aza gukuramo urwiri, akomeza gucunganwa n'imbuto ze. Arinda cyane
inyoni kugira ngo zitaza kuza kona ibyameze muri wa murima. Undi muhinzi babangikanyije nawe arahinga, ateramo imbuto, ariko ntiyaza kubagara, ariko ntiyaza kuhira, ariko ntiyaza gukuramo urwiri n'ibindi, niko kubagara nyine. Ntiyaza no kurinda inyoni. Muri wa murima hazamiramo ibindi bintu bitandukanye. Reka tuvuge nko ku masaka. Amasaka hari ibintu ajya amezamo bita ibisambo. Ndetse mu mirima hajya hameramo ibintu bitandukanye. Hameramo ibyatsi by'ubwoko bitandukanye, hameramo za kimari, hameramo za nyirabarasanya, hameramo n'ibindi bintu ntabasha gusobanura ubwabyo iyo umurima utabashe kwitabwaho. Rero ubwonko bwacu umeze nk'uwo murima. Turi mu isi irimo information nyinshi cyane zitandukanye, kandi izo information twakira zose ntabwo ariko ziba zigaburira ahazaza hacu, ntabwo ariko ziba zigaburira ikigendanye n'umugambi w'Imana yasetinze mu buzima bwacu. Iyo Imana iguhaye iyerekwa cyangwa se iguhaye ubuhanuzi, biba bigusaba kugira ngo ugendere muri uwo mucyo w'ubwo buhanuzi, utangire kugaburira imitekerereze yawe ibigendanye n'iby'umugambi w'Imana uri ku buzima bwawe. Iyo ufite inzozi zaho uzagera cyangwa se wifuza mu buzima bwawe, ni ngombwa ko urinda ibyo bitekerezo. Bihwanye na wa murima wahinzwe, bihwanye na abahinzi bahinze umurima, umwe akaza kuwitaho. Gukuramo ibisambo no kubagara ni bimwe mu byagiye mu bitekerezo byacu, rimwe na rimwe ko twakira amakuru, rimwe na rimwe tutagizemo n'uruhare kubera aho twiriwe, ibyo twabonye, ibyo twumvise, tukaza rero kugenda tuvangura, ducayura ibikwiriye kugumana natwe n'ibidakwiriye kugumana natwe. Satani yamaze gufata ibitekerezo byawe, atangira gukoresha umubiri wawe. Uyu mubiri twambaye ni machine. Iyo utekereza ibintu bitandukanye, uyu mubiri uhinduka igikoresho cyo kuza gusohoza amarangamutima yawe. Iyo amaze kuzura, atangira kuyobora amaboko yawe, atangira kuyobora amaguru yawe. Niyo mpamvu turimo kwiga ijambo ngo ita neza uburyo utekereza. Ita mu buryo utekereza. Nurangara mu buryo utekereza, uzaba urangaye ku hazaza hawe. Imana nishimwe cyane. Reka dusome irindi jambo riboneka mu Migani ibice 4 umurongo wa 23 kugira ngo twumve icyo ijambo rivugana natwe. Imigani ibice 4 umurongo wa 23 haravuze ngo, Imigani ibice 4 umurongo wa 23 haravuze ngo, ntimukareke Imigani ibice 4 umurongo wa 23, nari nibeshye ku murongo 23 haravuze ngo, Imigani ibice 4 umurongo wa 23 haravuze ngo, rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Rinda umutima wawe kurusha ibintu byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Umuntu ashobora kurinda amafaranga, ashobora gushyiraho abarinzi barinze depo yaho yabitse ibyo kurya, ashobora gushyiraho depo y'abantu, ashobora gushyiraho abarinzi barinze famu ye y'inka cyangwa se na famu y'ibindi bintu bitandukanye by'ubuhinzi. Ariko biratubwiye ngo rinda umutima wawe kurusha ikintu icyo ari cyo cyose, kurenza ikintu icyo ari cyo cyose, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Ahakomoka iby'ubugingo ni naho hakomoka imigisha yose y'ubumana. Icyatumye isi iterwa n'akaga ni abantu bananiwe kurinda imitekerereze yabo, kurinda imitima yabo. Eva ntago yigeze arinda umutima we ngo azirikane amabwiriza Imana yabahaye. Satani aje kugamburuza umugambi w'Imana aciye mu bwonko n'ibitekerezo bya Eva. Rero ni ngombwa yuko imitekerereze yawe ucunganwa nawe. Uyu munsi urimo uratekereza ute? Uko utekereza uyu munsi biragena uko uzaba ejo hawe hazaza. Uko utekereza urugo rwawe biragena ahazaza harwo. Uko utekereza ubukumi bwawe biragena ubwari bwawe, biragena umubyeyi w'ejo uzabaho. Protectinga cyangwa se rinda imitekerereze yawe. Uko utekereza kuri uwo mushinga ufite biragena iherezo ryawe cyangwa se uko bizagenda mu hazaza hawe. Uyu munsi ubuzima bwawe butwaye ute? Ntago bimeze nka wa muhinzi wafashe imbuto niko kwebibye mu butaka bwiza ahantu harimo ifumbire cyangwa se atera imbuto nziza, ariko ntiyagaruka kwita kuri bwa butaka bwe.
ngo akuremo ibisambo, akuremo za kimari, akuremo ibindi bintu byose abwuhire. Imagine abahinzi babiri umunsi bazagera ku munsi wo gusarura, wenda imyaka yabizera nyuma y'amezi 3. Ndagira ngo undebere wa muhinzi imirimo irabangikanye, aho bayiteye ni hamwe, ariko umwe yitaye ku murima we, atekereza neza ku murima we, akuramo ibyatsi, arabagara, aruhira, ashyiraho hari ibintu bijye bita serukiranyi bagenda bagashyira mu mirima kugira ngo ize kurinda ikanga inyoni zitaza kuzamo. Ashyiramo izo za serukiranyi, inyoni ntizaza kona. Imagine umusaruro azakura mu murima we. Umunsi bazasarura bose, umwe azasarura arira, undi azasarura anezerewe kuko yitaye ku murima we. Ibitekerezo byacu ikigiyemo cyose kirabyakira. Iby'amaso yacu areba kenshi biraza bikemfekta imitekerereze yacu. Iby'amatwi yacu yumva kenshi biraza bigahindura uburyo tubayeho. Ugaburira iki ubugingo bwawe? Iyo ubwoba bwinje mu mibereho yawe ubusohora ute? Ubwoba iyo buje buba bumeze nk'imbuto yindi ije kwitakaza ngo igwe muri wa murima wawe. Ubwonko bwacu bumeze nk'umurima. Ubukuramo mu ruhe rwego? Ese ubukuzamo iki nimba udafite ijambo ry'Imana? Imana yaduhaye ijambo ryayo dukwiriye kugenderamo rikatuyobora, rikayobora imibereho y'ubuzima bwacu. Iyo buje se ujye wibuka rya jambo rivuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ninga bigukingira. Iri jambo iyo rije riba ije ari isuka cyangwa se inyamuro ije gukuramo ubwoba mu mibereho yawe. Wibuka ko Imana iri mu ruhande rwawe. Birashoboka ko wamaze gutera mu murima wawe cyangwa ari we ngereranya n'ubu bwonko bwawe imbuto yo gushidikanya cyangwa imbuto yo gufata ibintu byose ko bidashoboka. Umusaruro wabyo uzagaragara nuko nta kizigira gishoboka mu mibereho yawe. Ukwiye kwibaho, Imana ihari, iterambere rihari, ntabwo ukwiriye guhora ugaburira ibyiringiro byawe ko indwara izakwica, ko umushinga washoye uzahomba, ko urushako wubatse ruzasenyuka. Hari abatangira gutinya ibyo. Uyu munsi twugwije abantu bamaze gutura muri iyo mibereho ndimo kukubwira, barangaye mu buryo bwo kugira ngo baprotecting ibyiringiro byabo, ibitekerezo byabo, imitima yabo, ubwonko bwabo. Babibwamo imbuto yitwa ko gushaka egari gusenyuka kw'ingo, ko nibashaka bazakora za divorce. Bahitamo gufata imyanzuro kutazashaka kuko bimajije ku rugo nta kiza kirurimo. Iyo ni imitekerereze ipfuye. Imana yaremye umuntu kugira ngo yororoke agwire. Wowe wamaze kurwanya umugambi w'Imana kubw'uko wabibye mu mitekerereze yawe, wanze kurinda imitekerereze yawe, wowe ibibyemo ko abubaka ingo zose zisenyuka. Uhora uhanga amaso ibintu biri negative. Ingo zasenyutse n'izuhora ukuru amakuru yazo. Gaburira information ubwonko bwawe zikwiriye zigaburira ahazaza hawe. Kenshi na kenshi ayo makuru wumva ntago agarukiraho, nimba turimo kubiba mu mutima wawe, nimba turimo kubiba mu bwonko bwawe, izarangira ikoresha imibereho yawe. Uko umuntu atekereza niko ari. Biravuga ngo igisesekaye icyuzuye umutima gisesekara ku munwa. Ibigaragara inyuma biba byahereye mu mitima yacu, mu bitekerezo byacu. Reka ntanga agatekerezo kamwe nyira aha hantu. Umukobwa umwe yari umuririmbyi w'umuramyi ukomeye cyane. Yararamyaga abantu binjiye mu rusengero bose bakuzura mwuka wera. Yamara kuramya akaririmba, agahimbaza, akabyina, abantu bose bakuzura imbaraga za mwuka wera. Abantu benshi bazaga muri urwo rusengero baje kureba uwo mukobwa. Yatangiraga kuramya, imitima y'abantu igatangira kuruhuka. Ibyo ntago byanejeje Satani. Itorero ryaragiye rirakura ritera imbere kubera yuko bazaga kumva uburyo uwo mukobwa aramya. Yaramyaga akageza igihe amarangamutima ye amarira akamanuka, akaramya, akuzura imbaraga, akumva ari kumwe n'Imana. Ariko umunsi umwe haza umuntu utumwe na Satani muri urwo rusengero. Yaramaze igihe kinini cyane aba muri uwo munezero, yarataga akanezerwa, abantu bose baramukundaga. Yarangizaga kuramya, amateraniro yarangiye, abantu benshi bakaza kumuhobera, bakamubwira ati wadufashije, bakamubwira ngo turagukunda. Maze umunsi umwe haza umusore muri urwo rusengero utumwe na Satani. Ntabwo yazanye intwaro zikomeye zindi zitandukanye. Umukobwa yararamije, arahimbaza, amateraniro asohotse anezerewe, yuzuye mwuka wera, abantu bishimye banezerewe. Maze araza asanga wa mukobwa, wa musore. Aramubwira ati niko
iyo ubona ujya imbere y'abantu ukirirwa ubyina witakuma n'ibyo bibere byawe. Uyu mukobwa yari afite amabere manini, amabere kwa kundi Imana ikwihera amabere manini, ariko ntacyo atwaye, atarigeze amubuza igikundiro, atarigeze amubuza imbaraga. Turamenye sigaho ntuzongere kuza kujya ubyina imbere y'abantu witakuma n'ibyo bibere byawe bigenda bisimbuka bijya hejuru bijya hasi. Buryo urimo gukora ibyo bintu burimo gucumuza abantu. Maze ubwo uyu musore yongoreraga uyu mukobwa, nta wundi muntu wigeze amenya amagambo uyu musore avuganye n'uyu mukobwa. Umukobwa yaratashye agira agahinda kenshi, areba amabere ye arayitegereza. Yari azi ko ari umunyagikundiro, abantu bose bamukunda. Areba uburyo amabere ye ateye, arireba yibona nk'umukobwa mubi cyane. Icyumweru cyo yaratashye agira agahinda, amahoro yari afite aratakara. Yaratashye ntiyakongera kurepeta indirimbo azaririmba ku cyumweru, kubera yuko yatekereje ko ibyo aririmba ntawe bifasha ahubwo acumuza abantu. Atangira kugira agahinda k'uburyo Imana yamuhaye amabere manini. Icyumweru cyakurikiye yagiye ku rusengero, ubwo bamuhaga mikrofone kugira ngo atangire kuririmba. Yatangiye kujya kuzamura ijwi, agiye gusimbuka yibuka ko amabere yacumuza abantu, arangije arazima. Imbaraga zirabura muri we, yuzura agahinda. Uwo munsi iteraniro ryose ntago ibyishimo byagaragaye, kuko yabuze imbaraga zo kuramya no guhimbaza, kubera ko yumvaga ko naza kuramya agahimbaza abantu bose bareba amabere ye. Ibitekerezo bye byari byamaze kwangirika, amaguru yarahambirwa. Ibitekerezo bimaze kwangirika, amaguru abura imbaraga zo gutera intambwe. Ibitekerezo bimaze kwangirika, amaboko abura imbaraga zo kuzamuka. Ibitekerezo bimaze kwangirika, umutima ubura imbaraga z'ibitwenge. Ndagira ngo nkubwire ngo rinduka utekereza. Ikindi cyumweru cyaraje, umukobwa ubwo yagiye mu materaniro ataha afite agahinda n'umubabaro. Ubwo yajyaga gusohoka mu rusengero, nta muntu waje kumuha felicitation y'ibikorwa yakoze, kubera yuko nta wari wishimye, ntari wanezerewe. Bayoboye ikibazo afite, arataha akomeza yajya mu nzira, ajya kuramya no kurepeta, akavuga ati n'ubundi ntacyo bimariye, mfite amabere manini, iyo ngiye kuramya no guhimbaza bicumuza abantu. Nyamara ni intwari imwe Satani yongoreye mu bwonko bwe, aciye mu muntu umwe. Nta umuntu wari uzi intambara uyu mukobwa arimo kurwana. Rero nkubwire ngo intambara zikomeye Satani aduteza ntago zihera inyuma, zihera mu mitekerereze yacu. Urimo urarwana intambara imeze ite mwene data? Aho ntago wafunga imiryango y'umutima wawe, ntiwafunga imiryango y'ibitekerezo byawe, ukaba umaze kwica viziyo y'aho Imana yakujyanaga, ukaba umaze kwica icyerekezo cyaho wajyanaga ubuzima bwawe, ukaba umaze kwangiza iyo kampani wari waratangiye, ukaba umaze gusenya urwo rugo wari warashinze. Birashoboka ko cyangwa se akanwa kawe Satani yagahinduye isoko yica abandi bantu, kubera yuko yamaze gufata ibitekerezo byawe, afata umutima wawe, ibyuzuye muri we ni rucantege. Iyo umuntu agiye gukora umushinga umubwira ko utazashoboka, kubera ko nawe ubwawe niko utekereza, uko umuntu atekereza niko ari. Birashoboka ko yita umukozi w'Imana waramaze guhinduka umukozi wa Satani, ubayeho gusenya ibyiringiro by'abantu, ubayeho kuba imbuto mu bantu zitagaburira hazaza habo, zidatunga future yabo cyangwa se destiny yabo. Uriho uri umuntu wica ama destiny z'abantu, kubera yuko muri wowe winjiyemo negativity. Ntago harimo igikorwa cy'umutima wo kwizera, ibyiringiro Imana ashyize muri wowe warabitaye. Imana yabwiye Yoshua, nkunda kuvuga iri jambo, inamubwira ngo amagambo yanditse muri iki gitabo ujye uyatekerezaho day and night, ku manywa na nijoro, ntazave imbere y'akanwa kawe. Uyavuge, uyatekereze, meditate, yatekerezeho ku manywa na nijoro. Iyo ufite iyerekwa ugomba kuritekerezaho ku manywa na nijoro. Iyerekwa ryawe rimeze nk'uyu murima. Uyu murima uhora ufumbirwa, ukongera kugaburira iyerekwa ryawe bigendanye n'ibyo waremewe. Wibijyana mu bindi bintu, ntabwo waremewe gukora ibintu byose icyarimwe. Ufite kimwe waremewe cy'ingenzi, kuko uri umuntu w'umwihariko. Hari cy'Imana ashyize mu mibereho yawe, kigaburire. Ushobora kuba ufite impano ikomeye, ariko ntizagera kure mu gihe utazayigaburira. Ngo uyigaburire discipline, uyigaburire kwihangana, uyigaburire kunyurwa, uyigaburire kugira ibyiringiro byayo ahantu izagera hagari. Ariko bishobora kuba yaba nziza ntizagira ikikumarira, cyangwa ntigire n'umusaruro ihereza Imana, kubera ko ntago wigeze urinda uwo murima iteyemo. Hamezemo ibisambo, hamezemo ibisambo, mvuga ni bya bintu byimeza mu murima, hamezemo urwiri, kubera ko buri munsi uba uri aho ngaho, aho kugira ngo ugaburire ibyiringiro byawe, Satani akugaburira ibirangaza. Imwe mu ntwari ikomeye Satani afite muri ubu buzima ni ikintu cyitwa ibirangaza. Distraction ni ibintu byica ubugingo bw'abantu.
urangajwe n'iki muri iyi minsi ya none? Birashoboka ko urangajwe n'ikigali cy'inshuti ubamo kandi zitavuga ibyiringiro bigaburira ahazaza hawe. Umuntu umwe yaravuze ngo mbwira uwo mugendana nkubwire uwo uri we, kuko uwo mugendana ahora yongorera amatwi yawe, ahora avugira mu bitekerezo byawe, afite ibyo ahora yubaka mu mibereho yawe. Ndagira ngo uyu munsi nk'uko ijambo ritubwiye ngo muhinduke mu mitima rwose, mwe kwishushanya n'ab'iki gihe. Ab'iki gihe bafite byinshi bibarangaje, ab'iki gihe bafite byinshi bahanze amaso. Turi mu isi ya social medias, ibintu bitandukanye, urafungura hakaza n'ibyo utashakaga. Irwo n'urwiri, iyo n'urwiri ruba ruje kumera mu murima. Ukwiriye kumenya ibyo ugaburira ubwonko bwawe n'ibyo uza gusohoramo. Uyu munsi none urangajwe n'iki? Nahe makuru wari utega amatwi? Nutega amakuru y'ino ntambara ukumva ngo barateye, batereye ahangaha, batatse ahangaha, igihugu cyacu cyabaye mu kaga, iminsi yose uzaba urimo gutungisha ubuzima bwawe ubwoba. Ntabwo uzabasha kugira iterambere ukora ry'ahazaza. Iminsi yose uzahora urimo kwitekerezaho nk'umuntu uri mu kaga n'umubabaro. Gira ibyo gaburira ibitekerezo byawe ibikwiriye kukubaka. Gaburira ibitekerezo byawe bikwiriye kugutera imbaraga. Wikwemera ibiza kuguca intege, wikwemera baza kukubwira ko ingo zabo zasenyutse ngo bagudefininge n'urwo ko narwo ruzasenyuka. Wikwemera bakubwira ko imishinga yawe itateye imbere ngo bakubwire ko nawe utazatera imbere. Wikwemera bakubwiye ko Imana idatabara ngo biguce intege mu rugendo rwo gukorera Uwiteka. Ita ku buryo utekereza, uburyo utekereza. Imana ibwira Yoshua ngo rero nugundira iryo jambo ryanditse muri icyo gitabo ukaritekerezaho ku manywa na nijoro, ukaryandika ku nkomanizo z'urugi rwawe, ukarishyira mu gituza cyawe, ukabyandika ku maboko yawe, nicyo gituma uzabasha kugera mu gihugu nkujyanamo. Hari igihugu Imana ikujyanamo, hari amasezerano Imana yaguhaye, ariko ikeneye kugira ngo ube very careful, ube maso, ube umuntu uhanganye no kugira ngo wice ibirangaza biza mu mibereho yawe. Ibirangaza bishobora kwica ahazaza hawe. Niko ko umubyeyi ashobora gushyira umwana mu ishuri ryiza, ndetse iryo shuri rikaba mu buryo bwaryo rifite rikodi yuko risohora abana b'abahanga n'abanyabwenge ku isoko ry'umurimo, babona imirimo itandukanye kandi bagakora n'ibintu bihambaye. Ariko yagushyirayo nubwo agushyize ahantu heza, ariko kubera ibirangaza bikazakunanira gufata amasomo ari muri iryo shuri, bikazakunanira kubyaza umusaruro iryo shuri ryiza. Yego ryari ryiza, minivare yari nyinshi, wigaga ahantu hagutera kuba ufite umunezero, ufite yes, hagutera kuba wumva uri proud of, wumva binezerewe. Ariko umusaruro uzakurayo bizaterwa n'uburyo wamenye umumaro w'iryo shuri n'intego yaryo. Mwene data, intego zacu tugomba kuzirinda. Intego zacu zihera mu mitekerereze. Iyo imitekerereze yangiritse, decision zacu zishobora imyanzuro dufata ishobora kutujyana mu kurimbuka, ishobora kutujyana mu mibereho mibi, ishobora kutujyana mu guhora duhangayitse. Nta muntu ushobora gushakira umucyo mu mwijima. Martin Luther King yaravuze ngo iyo umwijima uje, nta kindi ubukeneye kugira ngo haboneke umucyo wo kurwanya kugira ngo wigireyo. Iyo haje ibitekerezo biguhakanira yuko nta mugisha, nta mahirwe, nta hazaza, nta Mana, ubukeneye kubirwanisha kuvuga ngo Imana irahari. Ukeneye kubirwanisha ngo ahazaza hanjye harahari. Ibyo twatuza akanwa kacu biraza bigafata ubwonko bwacu, ibyo twumvisha amatwi yacu biraza bikubaka imitima yacu. Rimwe na rimwe ugasanga twamaze kubaka ibihome bikomeye muri twebwe, bigoye no kugira ngo tubisenye, bigahinduka ubuzima bw'imibereho yacu. Rero uwo mwijima ukeneye kugira ngo haboneke umucyo wirukane. Ako gahinda gakeneye kugira ngo haboneke ibyiringiro bigasohoramo. Ibyo byiringiro bizakomoka mu mbaraga y'ijambo ry'Imana. Oh haleluya! Ndizera ko Imana irimo kubaka ubugingo bwawe biciye muri iri jambo. Bibiliya igitwihanika tubwira ngo muri Zaburi igice cya mbere akavuga ngo ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Guhirwa k'uyu muntu, ndagira ngo uze kurebamo ikintu bita protection, uburinzi. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, abwo hari uguhirwa. Ntiyicarane n'abakobanyi, kuko imigambi y'ababi iraza kukujyana gukora ibibi. Ntiwicarane n'abakobanyi, nicarane n'abakobanyi ukabatega amatwi baraza kwangiza imibereho yawe. Ntahagare mu nzira y'abanyabyaha, nuhagara mu nzira y'abanyabyaha biraza kurangira nawe ukoze ibyaha. Ngo ihene mbi nta uyizirika hiye iri, kuko nayo ibigiye kwangirika ikaba mbi.
ngo ahubwo amategeko n'amateka w'Uwiteka kandi ujya atekereza ku manywa na nijoro. Gaburira imbuto iri mu buzima bwawe, iyerekwa ryawe, imbaraga y'ijambo ry'Imana, connect ubugingo bwawe no gukora ibishimwa n'Imana. Haravuga ngo uyu nguyu azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, gishorera imizi yacyo mu mazi. Iyo mizi ishora mu mazi ni ukwakira information zigenanye n'iyerekwa ryawe, ni ukwakira information zigenanye n'umugambi w'Imana. Wowe urashaka kuba umurokore ariko ushaka no kujya muri boîte de nuit, ushaka kujya ahantu barara mu kabyiniro ka nijoro. Wowe urashaka kuzaba dogiteri ariko uri muriga rimwe na rimwe amasaha menshi uri kuri za series z'ama video, uri murare ama episodes z'urukundo n'ibindi bintu bitandukanye bibaho ku manywa na nijoro bigaburira. Ntabwo uzaba dogiteri kuko ukeneye kuba toughness mu bwonko bwawe, ukeneye kugira imbaraga z'ubwonko kugira ngo ugaburire, utungishe imibereho yawe icyerekezo cyaho ugana. Nimba uri mekanisi ukeneye kugabura ubwonko bwawe ibigeneye na mekanike, ukabyiga ugakora research, ukagira aho ujya, ukica ibirangaza, imbuto zazo ukazisohoramo, ugafata ubwonko bwawe ugerekeza aho hantu. Nimba wubatse urugo, hora buri munsi utegura kureba ngo ese hari urwiri rwajemo, ese hari ibitovu byajemo, kugira ngo urugo rwanye ngire urugo rwiza rumbera ijuru ritoya. Ese twabanye n'Imana, abana banjye ndimo ndabarera, buri mwaka bagenda binjiramo, ibyo mubakamo niko bigenda bigwiza imbaraga. Nimba ubakamo ingeso mbi zizagwiza imbaraga. Nimba utabayobora ngo bahane, birangira ngo igiti kigororwa kikiri gitoya, iyo kimaze gukura ukajya kukigorora kiravunika, ntago kibasha kugororoka. Bibiri kambwira ngo uyobora umwana inzira akiri muto azanira asaza atarayivamo. Kuyobora inzira ni uburyo bwo kugayidinga imitekerereze ya wa mwana, n'uburyo bwo kumugaba ngo ubwonko bw'abana b'abantu umeze nk'urupapuro rwandikwaho. Iyo page ibyo wanditseho nibyo bizazamo kandi ibyo bizayobora imibereho y'ubuzima. Rero uyu munsi nimo navuga ngo gitangira guhindura imitekerereze yawe. Iyo utarahindura imitekerereze, imibereho nayo bitarahinduka. Hari igihe umuntu ashaka kugira ngo ahinduke kandi agifite imitekerereze yahise, imitekerereze yo gutsindwa, imitekerereze y'ubupfubyi, imitekerereze y'abamwanze, imitekerereze y'abamusuzuguye, imitekerereze y'abamubwiye ko atari smart atajijutse. Uhindura imitekerereze yawe, Imana yaguhaye ubushobozi buhagije. Reka nkubwire, ntago twaremwa n'Imana mu ishusho yayo ngo itubwire ngo nabaremye mu ishusho yanjye, kuko mwitanyira bavuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe, atware, ategeke mu magambo makeya. Ntago Imana y'imbaraga yaremye umuntu w'umunyantege nkeya. Ntago Imana yaremesheje akanwa kayo natwe atubwira ngo nitukura ibishimwa mu bwa tuzanuka akanwa kayo, ikaduha favor n'ubushobozi bwo kugira ngo tureme akanwa kacu katanduye, twakura ibishimwa mu bwa tukamera tukagira ubushobozi bw'Imana. Ntago Imana yishimiye kurema umuntu w'umunyantege nke. Ntago Imana yaremye umuntu uzahora utsindwa. Ntago Imana yaremye umuntu uzahora mu bucakara. Imana yaguhaye heritage, umurage wo gutegeka. Bibiri yambwira ngo mutegeka mu itangiriro, mutegeke ibiri mu nyanja, ibiri mu nyanja, mutegeke ibiri ku butaka, mutegeke ibiguruka. Ariko Satani arazaga konvesinga ibitekerezo byacu, akatubwira ko tudafite imbaraga zo gutegeka, akatubwira ko tudafite imbaraga zo kuyobora, akatubwira ko twaremeye kuyoborwa, akatubwira ko twaremeye kuba abacakara. Nta murage w'ubucakara uri mu bana b'Imana. Nkuzaniye ijambo rivuga ngo rinda imitekerereze yawe, ongera uzamure ibyiringiro byawe. Bibiri imbwira ijambo nezererwa, rirambwira ngo tuzaba hejuru ntituzaba hasi, tuzaba imitwe ntituzaba imirizo. Yewe ahazaza hawe harimo haragenwa n'uburyo wubaka system y'imibereho yawe. System y'imibereho yawe yubatse mu gukiranuka, yubatse mu guca bugufi, yubatse mu kwihangana, yubatse mu kunyurwa, yubatse mu kwizera, yubatse mu rukundo, yubatse mu kubabarira. Abantu bakunda umuntu ufite izo karakteri. Nta muntu uzanga umuntu umukunda, nta muntu uzanga umuntu umuha, nta muntu uzanga umuntu umubabarira, nta muntu kuko utababari uzashiduka isi yose ari abanzi bawe. Nta muntu uzanga umuntu ufite iyerekwa ry'icyerekezo kimwe cy'ibyo afite, kuko nuza kumushakaho umuti uzasanga ari umudokiteri wuzuye watekereje ibigendanye n'iyo risake. Nimba avura ijisho avura ijisho, ntumubaze ibindi birebire, araza kubikora neza umurimo we. Oh haleluya! Uyu munsi cyaza ibitekerezo byawe. Ibitekerezo byawe nibyo bigena ejo hazaza. Wirota ibizabaho uyu munsi utarimo gutegura. Naravuze ngo buriya mbere yo kugira ngo tubone umugabo bita Michael Tyson, tumubona afite ibituza, tubona ajya muri ringi akajya kubita icyo bita knockout, ingumi imwe muntu agahita arangira. Hari ahandi yateguriwe, hari imyaka amaze yitoza, hari imyaka amaze aterura ibyuma biremereye, haleluya, hari imyaka amaze azamuka imisozi yikoreye mu bikapu byuzuye amabuye kugira ngo amenyereze umubiri we kwihangana. Tumubonye kuri spotlight tukagira ngo ntago ari umugisha, ntago ari amahirwe, yarabiteguye. Ukeneye gutegura uriwe ku manywa na nijoro, day and night. Aho ni uzasohoka Imana yagushyira ku mugaragaro, bikagaragara
bikagaragara ko hari icyo utanga mu bantu, bikagaragara ko hari icyo umariye abantu, bikagaragara ko uzaba umugore uzubaka urugo rwiza rw'umugisha. Uyu munsi uraharatana ngo ujye kurongorwa, uragenda urinde, uracyari mu bigare, nugera mu rugo bigare bizaza, uragenda urinde, uracyajya muri boîte ni kurara ubyina mukabyina, nugera mu rugo uzabyifuza. Banza witegura ugomba kuba we, banza ubyitoze ku manywa na nijoro, banza. Haleluya. Navuga byinshi ariko ndimo ndagera ku musozo. Navuze ngo ita ku buryo utekereza. Ubwonko bwawe bumeze nk'umurima, ibibyemo byose bizamera byanga byakunda, nta kabuze, kereka nuza kubirandura ukabikuramo. Buri mbuto biba yose iraza kumera, buri kintu cyose usonze kiraza gutegeka imibereho yawe. Nutinda n'abasinzi uzaba umusinzi kabuhariwe, nutinda n'abasambanyi nuko bizagenda, nutinda utekereza ibintu bidafite umumaro niko bizagenda. Gaburira iyerekwa ryawe ryahugana, buri kimwe cyose wamaze gusetinga mu buzima bwawe, banza ugikorere pula. Imana ishimwe cyane, pula yacyo ubanze kugikorera umuteguro wacyo, noneho utangire kugendera muri wa muteguro ku manywa na nijoro. Bishobora gutinda bigatwara igihe, ariko iyo birimo gutinda biba birimo kubyara imbaraga nyinshi mu mibereho yawe. N'ubundi igiti kizaba kirekire cyane gitinda cyubaka imizi hasi mu butaka, ntabwo igiti kizaba kirekire. Rero dufite imitekerereze itubye. Iyo tutahise tuzamuka ngo tugere hejuru, twibwira ko tutakuze. Igiti kizagera hejuru cyane gitinda kimanura imizi yacyo mu butaka. Imana irimo kubaka imitekerereze yacu, imico yacu, itinda ishinga inkingi zikomeye mu mizi yacu, itinda ishyiraho imfatiro zihambaye. Wenda imbuto zikazatangira kuzaboneka hejuru. Izo mbuto iyo zizabaho, cya giti kiba kitazuma, kuko gihora kigogota amazi mu butaka. Witerwa ubwoba n'ibitinza, ahubwo terwa ubwoba n'uburyo urimo kubaka iyerekwa ryawe, terwa ubwoba n'uburyo urimo kubaka imico yawe, terwa ubwoba n'uburyo kubaka projet zawe z'ahazaza. Kwihutira kuvuga ngo ngiye ngo ndashaka uzashaka se urinde wowe, uracyanga ibiyobyabwenge, uracyafite ibikurangaza, uracyafite ikigare, nta projet n'imwe usetinga ngibi wihagaramo wigumanemo, nta muntu n'umwe ugufata nk'inyangamugayo. Ubwo se hita wimagine n'urugo rwawe uko ruzagenda, nakavuyo gusa, kuko niko kari mu bwonko bwawe no mu mitekerereze yawe. Imana izajyana mu ijuru abantu bamaze gutungana. Ijwi ry'Imana risanga umuntu wamaze kuyemerera. Rimwe na rimwe Imana igidutinza ahantu hakaba nk'atugora, ariko hari ibyo Imana irimo gukora mu mibereho yacu. Nge nezererwa umugabo bita Eliya, yari very trained, yari trained enough, yari yarateguwe mu buryo buhagije. Umunsi umwe Imana amubwiye ngo Eliya amaze gutegeka imvura ngo ntizongere kugwa mu gihugu, iramubwira ngo ugende ujye ku kagezi Kereti, niho ngutegekera, nzagutegekera izagutungirayo, ntuzaveyo ntaravuga. Haleluya. Eliya yarahawe igipimo gikomeye, ariko kirimo kubaka trust imbere y'Imana, kirimo kubaka icyizere imbere y'Imana. Eliya ajya ku mugezi Kereti, ajyanywa amazi yaho, ngo igikona cyamuzaniraga umutsima n'inyama. Amazi igihe kiragera ngo atangira kugenda akama. N'iki gikona gishobora kuba kitaraziraga ku masaha runaka amwe. Hari ibindi bintu Eliya yakora, kuko yari afite amaguru yagenda akajya guhiga ibindi byo kurya. Ubwo amazi yakamaga, hari inzira Eliya yajya gushakisha undi mugezi. Arakaravuga ngo ndaza kuguma mu yereka Imana yampaye, ntagomva kuri Kereti. Aravuga ngo iyanshyize kuri Kereti nizongera gutegeka n'aya masoko akongera kuza, cyangwa se ifite ikigambire mu buzima bwanjye. Imana yigishaga Eliya ikintu bita kwihangana. Imana yigishaga Eliya ikintu bita kugira guteyemwe kwizera. Ntabwo yari afite ubwoba. Kereti birambwira ngo itangira kugenda ikama. Rimwe na rimwe iyo Kereti ikamye Imana dushyizeho, dutangira gutekereza imitekerezo tutarahabwa irindi yerekwa rishya. Ubwo Imana yabonye kwihangana k'uyu mugabo atavuye kuri Kereti, aho yari ari wenyine atari kumwe n'abandi bantu, yagomezaga kwirepeta ijwi ry'Imana avuganye nawe mu buzima bwe. Imana iraza imusanga kuri Kereti, umugezi waramaze gukama. Sinzi nimba uyu mugezi amazi yari yatangiye guhinduka ibyondo, ariko aravuga ngo ntegereje ijambo ry'Imana. Imana hari icyo arimo gupima mu buzima bwe. Hari igihe Imana igutiza ahantu hameze nk'ahashaririye, hari abantu bakubwira nabi, hari abantu bagupinga bataguha agaciro, ariko Imana irimo kugira ngo ipime kwihangana kwawe. Iyo Imana irimo kubaka umuntu mu kwihangana, imucisha imbere ibintu bibabaza umutima we. Imana irimo kwigisha umuntu kubabarira, imucisha imbere y'abagome baza gukomeretsa imitekerereze ye, akazisanga atakanga abantu bose agafata umwanzuro wo kubabarira. Imana irimo kwigisha umuntu kunyurwa, imucisha imbere ibidahagije kugira ngo atangire kumenya ko nabyo kuboneka kwabyo byari bigoranye. Imana ifite uburyo itegura umuntu, ariko bihereye mu bwonko bwe ukaba amaso ukamenya ngo Imana irimo iranyigishiriza iki muri ibi bintu. Satani ntaze kwata ku bwonko bwe ngo akubwire ngo iryo ni ryo herezo ryawe. Satani ntaze kwata ku bwonko bwe ngo akubwire ngo hari indi myanzuro wafata, ahubwo guma muri iryo yerekwa rijyanye n'umugambi w'Imana. Haleluya. Ibintu bikomeye byose bitangirana n'umuruho n'umubabaro. Ibintu byose bizabirebire bitangira no gutinda kuzamuka vuba. Igikura vuba gipfa vuba.
Imana ihabwa icyubahiro. Ubaka ibitekerezo byawe, ihanganira aho hantu, tekereza aho urimo kugana, komeza gusasira ibyo bintu, shyiraho iyo fumbire nyinshi, ugaburira ibigendanye n'ibyo ugambiriye biciye mu bitekerezo yawe. Itakumenya neza umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Ndimo ndavuga ijambo ry'Imana. Itakumenya neza umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Nubwo utarimo kubona inzira, Imana iracyabona inzira. Nyuma yo gukama kwa Kereti, Imana ijwi ryayo ryaragurutse aramubwira ati noneho kuko nabonye wihanganye utagiye kwicira inzira, nateguye ahandi hantu ugomba kujya. Genda ujye i Serufati, uzasanga umupfakazi wo kugutunga. Imana igutegurira ahazaza igihe cyose iyo witonze ukagumana iyerekwa ry'umugambi wayo mu mibereho yawe. Imana ibaho umugisha, ibagirire neza. Iri ryari ijambo rivuga ngo ita uburyo utekereza kandi urinde imitekerereze yawe. Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagirire neza. Rihindura imitekerereze, rihindura imibereho yawe. Nimba uri umukozi w'Imana, senga, isoma ijambo ry'Imana. N'umuntu wese n'ibyahamagarwa ariko kandi kugira ngo ukomeze kuzuzwa imbaraga z'ijuru, uzasoza umugambi w'Imana, uri mu isi utangaza umucyo w'Imana, uri mu isi utangaza kugira neza kw'Imana, uri mu isi uvuga iby'ibyiringiro utavuga ibica intege, uri mu isi uhumuriza abantu, uri mu isi udafite ubwoba bw'ejo hazaza, wizeye ko Imana iri mu ruhande rwawe kandi wizeye ko nawe wamaze kugira umwiteguro uhagije wo kunesha, kuko ibitekerezo byawe bigize gute bitunganye. Satani ntago azaba gifite inzira yo gucamo kugira ngo arimbure ubuzima bwawe. Uko yaciye muri Eva yahereye mu bitekerezo, ubu mwanya tukaba dufite ingaruka zingana gutya. Yaciye muri wa mukobwa navuze, agaca intege imibereho ye, bikarangira umukobwa aguye, bikarangira igikundo cyari kiriwe kugishije kuri we, kubera ko ubwonko bwe amaze kwiyemeza ibyo bamubwiye ko ari iby'ukuri, agakomeza kubirepeta mu mutima we, akiyumva nk'umuntu ufite amabere manini nyine atazabyina ngo anezeze abantu, kubera yuko Satani yamaze kumwereka ikimeze nk'aho ari inenge kandi kitari giteye ikibazo, ahubwo icyo nacyo gishobora kuba cyanezezaga n'Imana. Nta wundi muntu wari warigezeho niyo nenge, ariko Satani yashatse akarembo gatoya ko kwica uyu mukobwa, akica iyerekwa rye, umuhamagaro we n'ibyiringiro by'abantu benshi yagaburiraga aciye mu bwonko bwe. Rinda ubwo bwonko bwawe n'iyo mitekerereze yawe, uzaba urinze ahazaza hawe, uzaba urinze umugambi Imana ku mibereho yawe. Imana ibaho umugisha. Reka dusenge. Mana, ndagushimiye kubwira ijambo, reka rigende ryubake ubugingo bw'abana b'abantu, bamenye ibyo bajya, bagaburira imitekerereze yabo, bagaburira imitima yabo, bamenye uburyo bwo gukuramo ibisambo no kubagarira imirima yabo, ari ryo yerekwa n'imitima n'ibwonko bwabo, kuko ijambo ryo ryatubwiye ngo turinde imitima yacu kurinda ikintu cyose kirindwa, kuko hari iby'ubugingo bibikwa. Turindire imitima yacu mu ijambo ryawe, turindire imitima yacu mu guhora dukominikana nawe, turindire imitima yacu mu kwizera ubu bwoko bwawe. Izo mbuto zose nizo ntabashije kuvuga zigende zinje mu biro yabo. Iri jambo rikingure gereza Satani yarafungiyemo abantu, gereza z'agahinda, intimba, imibabaro n'ibindi byose, kuko ntago agahinda kazirukana kandi agahinda kazirukanwa n'ibyiringiro. Ntabwo Uwiteka intege nke zizirukanwa no kuguma mu ntege nke, zirukanwa no kwakira imbaraga nshya, kwiga ibindi bintu bishya bigusubizamo izindi mbaraga. Mana, ndagushimiye kubwira ijambo, uhabwe icyubahiro kandi riheshe umugisha abana bawe mu izina rya Yesu. Rero Imana ibaho umugisha kubwira ijambo. Uko nguko nibyo Imana yavuganaga n'ubugingo bwawe, ita kubyo ijambo rivuganye nawe. Imana ibaho umugisha. Ibyigisho byacu mujye mubikurikirana, mubisangize n'abandi bantu, kuko ni ibyigisho byiza kandi turabakunda. Ikindi, umuntu utarakora subscribe, ndakwinginze ngo ukande kuri subscribe, nimba utarayikandaho, kugira ngo ujye uhora wumva ibyigisho byacu. Nukuri bizaba ari byiza. Imana ibaho umugisha mwinshi kandi bagirire neza. Ciao ciao.